bantika kugura imiti ndayigura ndayimuha ubwo arataha nyuma yabwo mbona ntabwo n'ubundi birimo bigenda neza ubwo mbamushubije mu irango tugeze mu irango ahita muri transfer ya kabiri ubwo nyuma y'igihe gito niho yahisagwa turamushyingura ansigiriye umwana afite amezi 3 Impanuro TV ishakiro ry'amakuru yizewe. Ubw'umwami Yesu ankunda ndamahoro kubw'imbabazi ze nyinshi ndamahoro nuwagiwe n'amaraso nkomezwa mu buzima bwa muntu ahura na byinshi bitandukanye harimo ibimukomeretsa ariko hakaba harimo n'ibimwubaka mu buzima butandukanye buri wese yishimira ko yakubaka urugo ndetse akagira umuryango aho ni mu gihe uba utarahiseho umurongo wo kwiha Imana kugira ngo ubashe kuba ariyo ukurikira gusa ibindi by'isi ubitera umugongo. Uyu munsi ubwo twageraga mu karere ka Huye mu murenge wa Mukura nibwo twaje kugira ahantu tuhasanga ikivunge cy'abaturage twibajije byinshi cyane byatumye abaturage baba bari hamwe mu buryo busa nkaho hari byinshi cyane bibahugije tutera intambwe kugira ngo tubegere. Ubwo twahageraga twasanze umugabo Vitali yarahetse umwana muto cyane maze tugira byinshi tugiraho amatsiko. Bamwe mu baturage batubwira ibitandukanye ku mibereho y'uyu mugabo. Ni umugabo kuri ubu ngubu mu minsi ishize nibwo umudamu we yitabye Imana ari kwa muganga mu rupfu rw'amayobera havugwaho byinshi cyane bitandukanye haba ku cyamwishe ndetse n'icyatumye yitaba Imana. Twashatse kumenya byinshi ku mibereho y'uyu mugabo twamusanze ari kumwe n'abantu baturage dufata akanya maze twerekeza ahantu atuye. Gusa ibyo twasanze ari ibintu bikomeye cyane. Nyuma y'ibi byose twafashe umwanya kugira ngo tuganire nabe kugira ngo tumenye byinshi byihariye ku buzima bwe maze twumva nagahinda gusa. Ahangaha ni nyuma y'uko usibye kuba batabona uko babaho uyu mugabo nawe ubwe kuri ubu afite ubwandu bwa virusi itera sida binamugora cyane kuba yagira indi mirimo ivunanye akora dore ko imiti afata igabanya ubukana kujya mu kazi yayinyoye atabonye icyo kurya bituma umubyizi atawucyura. Iyi ni Impanuro TV ndare paso kwizera reka tubahe ikaze ku biganiro byacu tugiye gukorera uyu munsi mu karere ka Huye mu murenge wa Mukura. Ndamahoro no mu byago nzaririmba ndamahoro naho ndiyo naho napfa nziko nkundwa n'Uwiteka Yesu ampibyonye nabyo. Mubana natwe n'ubundi rero turongeye turagarutse. Ni akazi kacu dukora buri munsi mu buryo butandukanye tugenda tugakoramo ahantu hose tugenda mu rugendo. Uyu munsi twakoreye mu ntara y'Amajyepfo y'u Rwanda turi mu karere ka Huye murenge wa Mukura. Ni ahantu usanga hari abaturage batandukanye ariko ubuzima bwabo akenshi cyane usanga bugendera cyane ku buhinzi. Rero muri urwo rugendo rero twakoreye nibwo twaje guhura n'umugabo muri kubona no kuri kamera zacu. Umugabo twahuye arimo araheka umwana muto cyane ngira amatsiko ye kumubaza kuko si kenshi cyane dukunze kubona aho umugabo ushobora gusanga ahetse umwana. Kumugira tuganira n'ubwo yambwiye byinshi cyane bituma agira amatsiko gufata urugendo nk'uruguru kugira ngo mbashe kugira ahantu atuye kugira ngo tubashe kuganira neza twisanzuye kugira ngo ambwire byose uko bimeze. Nyuma ko tuganiye bimwe muri byo nkumva ngeze amatsiko n'impuhwe nyinshi cyane zo kumenya byose uko bimeze. Rero turi kumwe ahangaha haraje atwibwire tuganirire ngire ngo nawe uraza kumva byose uko bimeze. Ahari nawe hari icyo bamugiraho inama cyangwa se ushobora kumufasha kugira ngo abashe kumenya ibyo uko bizaba bimeze. Rero ikaze, turabakunda cyane kandi turi kumwe namwe n'uyu munsi mukomeze kutubanisha kugira ngo mukomeze kugenda neza cyane. Ahangaha rero turi neza twicaye ni ku mupaka navuga ngo utandukanya umudugudu wa Nyamata n'uwa harya ngo ni Rubona Kabuhona, umudugudu wa Kabuhona.
turi hari rero kugira ngo tubashe kuganira n'uyu muvandimwe, ibyo byose biraza kugenda neza, turi kumwe, reka tumwakire. Muraho neza, tumufashe. Muraho nta kibazo, tugiye kuganira kandi twizere ko uraza kudufasha twiganirire. Yego, amazina yanyu? Murakoze. Nitwa Rwabigwi Vitali. Nkaba rero hano ntuye. Yego. Ntabwo inzu si yanjye, niyo mpanzemo niyo nishyura. Yego. Mbere y'uko nyina w'umwana apfa. Yena tutarajya aho ngaho, Vitali rero ni muntu ukifite imyaka ingahe? Se hano tugusanze muri Mukuru niho wavukiye, bimeze bite nyirizina? Ntabwo ariho navukiye. Ubwo hano mpamaze imyaka 10 n'ingahe ntembera nshaka amafaranga. Ubwo rero naje kugira ikibazo. Waje turuse hehe uzinaha? Naje nturutse Nyaruguru. Yego. Ubwo ikibazo rero cyaje kubaho, naje gushaka nyina y'umwana. Wageze nahangaha? Yageze naha 2007. Ubwo nshakisha ubuzima ko nabona amafaranga. Yego. Ubwo nyuma nza gushaka umugore ari we nyina w'uwo mwana. Nza kugira ibyago arapfa. Mwashakanye ryari? Twashakanye twatumaranye imyaka 5. Ubwo ubuzima bwaje kwanga, mujyana mwira ngo kuri centre de santé. Mujyana kuri centre de santé. Niwe mwana mbere mwari mubyara? Niwe twari tubyaranye uyu nguyu. Mu myaka 5 mwari mumaranye? No uyu nguyu. Ubwo rero ubuzima bumunaniye, transfer bahita amatransfer mujyana Kabutare. Yaramaze kubyara nyirizina n'uburwayi yandike yabyaye n'umwana wa mbere nta kibazo? Nta kibazo yari agifite. Ubwo ngubwo rero transfer yo mwirango ya mbere yagiye Kabutare. Mureka yicare hasi nta kibazo, niba nta kibazo. Yagiye Kabutare bamuha imiti. Yagiye Kabutare bamuha imiti. Ubwo nyuma imiti nubwo yari ihenze narihanganye amafaranga yishyura. Ubwo yari akimara kubyara, ariko namukuye kwa muganga mbere na mbere mbona ko nta kibazo afite. Ariko nyuma yuko ahavuye, ubwo nyuma yuko ahavuye nawe nagiye gupagasa nkaza nkasanga ubuzima ndabona butarimo bugenda neza, nibwo naje kumujyana kwa muganga. Mwira ngo bahita amatransfer ya Kabutare. Ndagenda bamusuzuma bavuga ngo ama infection yo mu nda, bantika kugura imiti ndayigura ndayimuha. Ubwo arataha. Nyuma yabwo mbona ntabwo n'ubundi birimo bigenda neza, ubwo mbamushubije mwirango. Tugeze mwirango ahita muri transfer ya 2. Ubwo nyuma y'igihe gito niho yahisagwa, turamushyingura. Ansigira umwana afite amezi 3. Yonsa 3. Ubwo nyuma yo konka 3 nibwo nawe ngenda ndwara n'ubuzima bwe kugeza ubwo mubona angana gutya. Ihangane, uyu mwana ageze igihe kingana gute? Afite umwaka n'amezi 8. Uko yavutse kuri 15 z'ukwa 2 umwaka ushize. Amazina yitwa nde? Yitwa Niba umugabo Fred. Ni umuhungu? Ni umuhungu. Nabonaga ari umukobwa aramwambitse agakanzu. Yari uko aramwambitse ikanzu, ubundi ni umuhungu. Urumva nuko ariyo myenda yenda wabonye cyangwa? Niyo mba nabonye kuko nta bushobozi ngirinda nefite yose, yanze kumukwira. Mwambika iyo mbonye kuko nta bundi buzima bundi nabonamo iyo myenda. Kujya kwa muganga bakwira ko ari ama infection arwaye, muri ayo infection yo mu nda, ubundi we yakubwira ko ameze gute, yumva baragute, yakubwira gute? Yambwira ko ababara mu nda, noneho nyuma hakaza ikintu kigahinda mu nda ukumva kirahumye. Ubwo niyo mpamvu byaje kunyubera musubiza kwa muganga, ari bwo wamuhaga transfer ya 2 ya Kabutare. Ubwo mujyanye Kabutare arakira. Kabutare nabwo ntabwo yakize, ntabwo yorohewe kuko yaraje amaze nk'ibyumweru 2-3 anywa ya imiti irangiye mbona nta kintu bitanze.
mfata umwanzuro wo guhita nanone musubiza mu irango bampira transfer ya kabiri niyo nyine yaguyeho. nibwo yaguye ari kwa muganga. Yaguye kwa muganga. Yeah. Baramuzana turamushyingura. Byarakoroheye kumva ko umufasha wawe ahitabye Imana, bikongera akagusigira uruhinja ruto cyane, kandi yenda nawe ubwawe wari ugeze mu gihe uvuga ati ngiye kubona ibyishimo n'umudamu wanjye ndetse n'umwana? Oya, ntabwo byanyoroheye, byarangoye cyane. Kuko urumva ntabwo kuvuga ngo byaranyoroheye. Umwana w'uruhinja nk'uwo utari bwonke ari ugutungwa n'amata, nabwo amata nkayabona ari uko ngiye gupagasa, rimwe na rimwe sinyabone, nta nabona n'uwo musigira nkabyihorera tukagumana aha ngaha twese, nta na rimwe byeze binyorohera. Kubera iki ku ruhande rumwe urumva biragoye kumva ko ugiye gufata uruhinja? Kuki abantu bo mu muryango, haba kuri uruhande rw'umuryango wawe cyangwa se uruhande mu muryango w'umudamu, kuki ntabigeze bagufasha umwana w'uruhinja? Kuko yenda bituzi ko bigora cyane kumurira, kandi binongeye umuntu w'umugabo akenshi ntabaze no gufata uruhinja, ntabaze no kuruheka. Kare twahuye mbona uramuheka, ariko kuki byagenze gutyo? Kuki wakomeje kumufata kandi akiri muto, kandi ari imiryango akomeje kubikuba hafi? Imiryango bagomba kumba hafi ni kwa mabukwe we, nyina w'umudamu nyine. Ubwo ni umukecuru nawe utishoboyeho na gato, gutana kwivana mu rugo iwe, ni moto ihamuhagurutse ikagira. Ubwo rero narebye nsanga kumumuha ntacyo namurije, nabamugoye, mpitamo kwihangana nkamenya ibibazo by'uyu mwana, kuko n'igihe wese areba. Umuryango wawe se nta muryango ugira? Ntabo. Ubuzima watangiye kumwitaho gute muri ubwo buryo bugoye cyane? Urumva kumubonera amata, wakoze iki? Uruhinja rugoye cyane, ni wagishoye kujya mu kiraka kuko umwana bisaba kumuhora hafi cyane. Wabigenzaga gute kugira ngo ubeho? Aho kugira ngo mbeho, nashakishaga uburyo bwose nabona uwo musigira, nkagenda wenda nimba nkuriye ibyo bitatu, nkaza rimwe na rimwe bwanacya najya kujya aho musiga, nkasanga bagiye kwiga, abana bamusigaranaga bagiye kwiga. Ubwo naje kugeza aho ndiyakira, ndavuga nti Imana uko izantunga niko nzabaho. Ariko mu by'ukuri ubuzima bwarangoye cyane. Tugarutse ku buzima ufite uyu munsi, icyo gihe wabaga muri iyi nzu n'ubundi cyangwa? Oya, ni nabwo bwa mbere mbaye mu inzu nk'inyibayemo. Ubu ngubu mbona nta bundi bushobozi bundi nabona kubera uyu mwana. Kuko uyu mwana ntabwo namusiga ku gasozi cyangwa mpamute, imvura ntabwo yagwa ngo ihadusange. Ariko hangana ukuvuga ngo nubwo arenze idafashe, muri make namwe byinshi mwabyiboneye. Igihe nta bundi bushobozi bundi nari mfite, ndamutse ndufite ubushobozi nagashatse inzu n'ubundi nk'iyo nabagamo, na mbere hose nabaga mu nzu irimo umuriro. Ariko kubw'uyu mwana nta kindi kintu ari gukora. Nasi ko nabonye urabona ahantu inzu muryama hasi, n'umwana muryama hasi bugacya bugatandukana koko? Ni ukuvuga ngo n'akamatera mfite karashaje, ni nko kwiryamira hasi, kuko nta bundi bushobozi bundi nabona. Kereka ndamutse mbonye nk'ubundi bufasha bundi, nkabona n'akamatera gashya nk'akamatera gashya. Ubundi iyo tugize amahirwe tukabona icyo twirira, umwana akabona ikintu anywa, ubwo buzima buragoye. Ubuzima buratugoye, kuko ntabwo ubu sinavuga ngo buroroshye. Uyu nguyu ntabwo namujyana gupagasa ngo mpegiye gupagasa. Rimwe na rimwe nanone hari igihe musigira umuntu ejo najyana nkasanga ntahari. Ubwo cyane nk'uwo abana bagiye gutangira, ubwo ni ukuriranwa nawe, tukaguma gutya nta kundi. Akenshi urumva yagiye akoresha amata, urumva ni uburyo butandukanye. Ese yenda ko akenshi bimeze nk'uko nguko, hari imiryango yenda ibisanzwe ifata abana, cyangwa se no mu nzego z'ubuyobozi zitandukanye, ukuntu bagenda bafasha abana babo, bagenda baguha igikoma iki,
abo bantu harabugize uhura nabo wenda ngo bakube hafi muri ibyo bihe bikomeye cyane bitoroshye byo gupfakara? n'ibihe bikomeye hari intuzi imwe igeze kugira kumfasha ifu y'igikoma nayo yayimpaye amezi 2 ubundi biba birahagaze bisigaye ubundi njye mbyimenyera. Ubuse bihuza gute by'imibereho no kurera umwana nk'uyu kugira ngo yenda ubashe no gusiba icyuho mama we yasize? Nyine akenshi na kenshi birangora, ariko iyo mbonye akazi nkako mushakira ibyarya nkamutekera, nka kuriya tugiye mu nzira akansinzirana mukubita umugongo nkamuheka. Ntabwo bibasha yenda urabona abantu ikuntu uhura n'abantu gutyo ibintu nk'ibyo bitandukanye, wowe nk'iyo muhetse umwana benshi cyane bakwibazaho nk'uko wenda twanawe nanjye nkavuga ati kuki uri guheka umwana yenda umudamu wawe se ari hehe bimeze bite? Bihangane, akenshi ibibazo nk'ibyo bigenda uzajya uhura nabyo, bibasha kwitwaramo gute wowe ibibazo nk'ibyo ngibyo? Ni ukuvuga ngo ibibazo nk'ibyo ngibyo kuba byarambayeho ntabwo ari siko nabishakaga, ubwo nta n'undi wabyifuzaga. Ubwo ubuzima bwo bukimara kugenda gutyo naravuze nti uyu ni umumarayika Imana isigiye, ndakomeza mwiteho murere kugeza igihe nzabona afashe imbere agiye imbere tukagenda. Gusa ni ubuzima bugoye buragoye, ariko nabanje kubabara namumvaga ari ibintu bindenze ubundi imbere. Ubwo nageze aho n'undi yakira, nta kundi ubuzima bumeze gutya nzabubamo kugeza icyo Imana izaba integetse, nzemera icyo ngicyo. Ubuse nk'iyo byanze biraka byabuze kandi umwana ashonje nta gifu y'igikoma ubigenza gute kugira ngo wenda umwana aticwa n'inzara? Ni ikintu ukora kugira ngo wenda byibuze umwana wenda kwihangana byo kumwana bwo ariko nigushoboka, ariko wenda ushobora atereka nihangane ngenda sinigere ko ejo bizakunda gutyo, ubigenza gute kugira ngo byibuze mu bihe bikomeye umwana abasha kubona icyo kurya cyangwa n'ibindi abakeneye? Ubwo hari abantu wenda nko kubera ko mba narakoranye n'abantu benshi, hari ugira gutya akambwira ngo nzaze mfata ibiro 2 by'umuceri, najya ahandi bikabuka naho bati ngwino tuguhe n'ibishyimbo. Ubwo nyine ibyo mbonye nshobora kugerageza ku buryo njye nako nirebera nkafata utwo mbonye twose, ariko uyu nguyu nkabona ko yagira gute ko ubuzima bwe bwazazamuka. Umuntu ashobora kwibaza se ko yenda uba byari mu bihe bikomeye cyane kandi binakugoye utabona usigira umwana, cyo utatekereza cyane reka nshake undi mukobwa dufatanye ubuzima, byibuze ajya mfasha mu kurera uyu mwana kugira ngo ubuzima bwe yenda buse nkaho bworoha dufatanye kuzamurana? Ntabwo bwari gushoboka, ntibyari gushoboka kuko kugira ngo uzabone umuntu urera uyu mwana w'uruhinja byibura ataranihagurutsa ngo abone ko ari magenda, njye naravuze ntabwo byashoboka. Nijye nabyikuyemo. Mbere y'uko wenda mama atabaruka hari icyo yagusabye yenda kigutera n'imbaraga zo gukomeza kumurwanisha ku mwana nk'uko nguko yenda ku mwana w'uruhinja yarasize, we hari icyo yaba yarakubwiye icyo gihe mbere y'uko? Ni ukuvuga ngo nawe ajya no gupfa yaravuze ngo ngiye gupfa ntirereye umwana wanjye, akavuga ati jyewe nka se w'umwana uzamumenye, kuko Imana niramuka impamagaye nta kundi, ubuzima bwose burashoboka, bibaho, uzihangane ukomeze kumurera, ntuzate umutwe cyane kuko biba ku bantu ntibiba ku biti. Ibyo bintu ajya gupfa akibasha kuvuga ibyo bintu yarabivugaga. Uyu buryo rero bw'imibereho yawe yenda iki cyane kikugora muri iyi minsi kuruta ibindi, ese ni ikintu ubona uramutse ukibonye cyakubera nk'igisubizo cy'ubuzima bwawe? Uvuga ngo ikintu cya mbere kiba kibabaje kandi kinambabaje, nkanjye ubwanjye kuba mw'iyi nzu ntabwo nyibayemo mbyifuza, ndamutse mbonye izindi ngufu zindi nkabona aho mba byanshimisha cyane. Ku byerekeye n'ubuzima bwo nk'iyi minsi nawe murabona uko bimeze, utakoze nturya.
ubu ntagiye kubiraka sinaba nkiriye aho kuri jyewe ndiyakira ntabwo ntacyo biba bimbwiye ikibazo kibaho ni uyu mwana uyu si umwana wabwira ngo ryama nta n'ibyo kurya bihari si umwana wahora wuhira amazi ariko njye nshobora kunywa amazi nkaza nkaryama ikibazo ni icyo ngicyo kinampangayitse cyane ubu se ujya ubasha kubona nk'inzira ukabasha kubikora yenda bitewe n'uko wenda utabonye usigira umwana bigenda gute nyine ubwo iyo ntabonye uwo musigira ndatuza nta kintu na kimwe mba ngikoze kindi twirirwa gutya bwakwira nimba hari ibyo guteka nkateka tukarya tukaryama tugasenga Uwiteka akaturamutsa ejo nanone nawe ntabonye uwo musigira nabwo bikabuko hari n'igihe nshobora kumara icyumweru niranywa nawe gutya kuko nta kundi mba ndi bubigenze nk'imyenda gutya iyo utabonye nk'umuntu urguha nk'umwenda yenda avuga ati niki ubasha kukorohera ese nko kumukorera nk'amasuku urabona hano nta basi ugira nta safuriya ugira ubasha kubigenza gute isafuriya yo irahari niba se buriya hirya irahari nuko nayo nayikubise ku ntuza ariko nta kibazo kumesa ndamumesera kumwoza nkamwambura nkamwuhagira nta kundi nta kundi mbona biri bugende buryo butandukanye cyane gusa iki kibazo abayobozi bigize ukibageza byibuze kugira ngo bagushyiremo bo bareberera mu bihe bikomeye cyane nda nk'ibi ngibi burimo noneho se nukuvuga abayobozi iki kibazo cye barakimenye bigenda gute ubundi yenda kuba mu bwigunge nk'ubu ngubu kandi hari inzego ziba zibashinzwe abantu ubuyobozi bwose burabizi nta muzi n'umwe utabizi abenshi ndabibabwira akavuga ngo ngo bampaye icyiciro kitankwiye ngo nimba nihanganye ntihabone kundi bufasha bundi nibabona uko buryo kibabigenza ngo bashobora kuzagira icyo bamfasha ariko kugeza uyu umwana wagejeje hafi imyaka bafite umwaka n'amezi 8 nta muntu n'umwe uragira ikintu na kimwe amfasha usabanitse nk'umuntu ushaka gutwara nk'uyu mwana wamumuha nyine ndumva nakamutanze ariko nabwo nkumva mu kandi kanya birimo birangora kubona ari mfite umwana nk'uyu nkamutanga ariko namutanga kuko ndumva aho bigeze nta kindi kintu nkibasha gukora imbaraga zanjye nifite zirarangiye yenda makanya gatari nguciye mu ijambo warumwe ngo ejo byagenze nk'ejo nuko nagiye nkasanga ejo nagiye ku murenge sanga affaire sociale ntawe hari mu gitondo uko nari ngiye kumutekereza ikibazo cy'umwana nari ngiye kumutekereza ikibazo cy'umwana ngo nende ubufasha kiba bampa nkamurwanaho ubwo rero ntibyaje gushoboka ngaho ugiye guca none se ni iki muri make rwose ndamutse mbonye ubufasha nta kindi kibazo naje kuvuye mu kiraka no kuri kurya no njya mvuye mu kiraka cyangwa nampuye n'inshuti nkuko ikambwira ati akira ngo ugende utekere uriya mwana nubwo buzima nta bundi nkuko bimeze turimo turagenda dushaka kumenya byinshi cyane bijyanye n'umugabo Vitali hari bamwe mu babyeyi cyangwa se abaturanyi be hano bamuzi twifuje kuganira nawe kugira ngo tumenye byimbitse iby'imibereho y'uyu mugabo kugira ngo tuganire ariko tuziranye reka tubanze tumenye amazina yanyu bitwa nde mama nitwa sinze nka Alphonsine rero tukanyita mama wa Thierry hano hantu rero tugeze hari amakuru tugira ngo umugabo twahuye witwa Vitali papa umuzi gute se uhumenye ryari si imibereho ye muri rusange ni igihe yenda kugira ngo nabyo tubimenye jewe nyimara kuza muri Butari wacu nagari ino naraje nyine ngeze ino nari maze gushwana n'umugabo sanga nyine Vitali umugore we yararwaye ari mu bitaro
akenshi umugore we yaje kuremba cyane kubera ko Vitali yaje kubura imbaraga zo kuvuza umugore we kuko yaramaze kubyara ageze no mu rugo abura ibyo amuhemba arangije umugore amusubiza kwa muganga agezeyo ahita apfa. Ubwo umugore yatakaga avuga ikigonga mu nda kubera ari ikibazo cy'ibibazo nyine by'uko yabuze ibihembo. Ubwo rero Vitali nyine umugore twaramutabaye nyine turamushyingura sigarana umwana w'uruhinja. None se yenda tuvuge Vitali ubundi ubusanzwe abaho gute yenda nk'abo muri rusange ushobora kuba umuzi abaho gute kubona kenshi abari mu rugo se mubasha kumwibuka ese kuki mutagize yenda nk'ishyaka nk'ababyeyi muturanye vuba reka byiza tumubaye tumufashije uyu mwana kuko urabona umuntu w'umugabo kenshi no gufata uruhinja biba bigoranye cyane ubusanga bari kuruvuna bitewe n'uko yenda atabimenyereye mu buryo abagabo yenda basanzwe babaho. Urebye ku kibazo cya Vitali rero tubasha kumufasha umwana akajya mu kiraka ariko noneho iyo tumufashije umwana araza nyine nimugoroba akamutora akajya kumuryamisha mu gitondo natwe twabonye akazi tukabyuka tugenda. Ubwo rero nibwo yirirwa na wa mwana nabasha ubuca yashuro natwe twagira icyo tubona tugaha wa mwana. Ubu se tuvuge kubera icyenda mu ruhande rumwe unashobora kwibaza kubera iki kibazo yenda cyo runaka yenda nta bandi bakitaho wese kuki nta nzego runaka zimukurikirana bigenda gute no kubera iki biterwa n'iki? Twebwe twagize ikibazo tubasha kujya kumubariza ku murenge turagenda tubasha kumusabira ifu y'igikoma ariko bakimuhaye amezi 2 bahita bakimukuraho nuko ngari mu cyiciro cya 3 kandi noneho ko bari mu cyiciro cya 3 afite n'ikibazo cy'ubumuga abana na virusi itera sida. Nukuvuga ngo nashobora gukora akazi k'imvune ko kaba yanyweye na ya miti kandi afite n'umwana. Twabuze natwe ko tubigenze. Urabona ari ikintu cyamufasha cyangwa se cyamuha umutuzo muri kugira ngo abashe gukomeza ubuzima bw'ejo hazaza? Abonye nk'ahantu yicara akabona umufasha umwana akazaza ajya kumusura nabyo byamworohera. Nasobanura habuze umubyeyi ukora ubwo bwitange abantu batuye kano gace kose muri uyu mudugudu yabo ari Abanyamata uyu muhanda impibi cyangwa se n'uyu hariya ngo ni kabahona ntabwo wabasha gufata umwana kandi n'ubundi byuko ugenda nawe ufite abana kandi nukuvuga ngo ntabwo ushobora gufata umwana ngo umufate umushyire mu bandi ejo azakwaka 8 cyangwa azakura bibe ngombwa kumuha 8 ubwo se wamushyira isese apfuye ukamurira si umwana w'u Rwanda se 8 ngo ikibazo ni 8 yinira he uri niba muri umuna watsiri ntago byakunda kubera ko 8 irahenda kayigendana kodesha nawe nta bundi buryo runaka genda kodesha nta n'umuryango mfite namushyira. Ni ikintu babwira abayobozi ku kibazo cya Vitali yenda agatora mbere kudusoza? Urebye n'ubuvugizi bwo kugira ngo Vitali abone ahantu yakicara rero umwana wiwe kandi bamutera inkunga umwana abone ikimuzamura. Numva ngo hari n'ikigo kirera abana mwamusabira bakajyanayo uriya mwana. Nicyo cyifuzo je namubonera. Yesa mwibyonye na byose ndamahoro naho ndiho naho napfa nziko nkundwa n'Uwiteka. Yesa mwibyonye na byose ndamahoro. Ubwo umwami Yesu ankunda ndamahoro kubw'imbabazi ze nyinshi ndamahoro nuwagiwe n'amaraso nkomezwa n'ubuntu bwinshi kandi afashe ndamahoro nuwagiwe n'amaraso nkomezwa n'ubuntu bwinshi kandi afashe n'ukuboko ndamahoro.
ndashima na data nguma muri Yesu Kristo nejejwe n'umwuka wera ndamaho. Vita sikambura ngo ufite base nkambona ufite ibintu zaramenetse zaramenetse nzifite ebyiri. Ndetse yenda mbere yuko dusoza hanini ubuzima ubamo nk'umuntu w'umugabo uba wumva ushaka urangajwe imbere y'iterambere ry'umwana wawe ndetse n'iryawe kugira ngo ejo bibashe kuba byakugirira neza, ibibazo byose ubamo ubasha kubihuza gute kumva ko ufite n'uburwayi busa naho ari bwa burundu, ubihuza gute mu mibereho cyane kumva bikomeye? Muri make uburwayi bwa burundu ntacyo bwari buntwaye kuko akazi kose nagakunda gakora. Ikibazo ni uyu mwana. Ese ugira telefone? Telefone nari nyifite ndayigurisha ndengera uyu mwana. Harabo twagani batubwira ko harimo nk'igihe bijya byanga kugisha no kujya gufata nk'igitoki cy'umuturanyi ukagitema kugira ngo ubashe kugaburira umwana. Nagitemaho kugira ngo njyamishe umwana gutyo. Bijya bibaho? Bigeze kubaho. Byari byagenze gutyo giye kugira ngo ufate umwanzuro nk'uwo nava ukomeye cyane? Nari maze kabiri umwana arandiraho. Birangije ufata umwanzuro? Nafashe niwo mwanzuro nafashe. Ariko gusa nuko babinyemeje giye igitoki nawe naravuye kukiba giye kubera ko nkora akazi k'ibiti. Ubwo nikore muzigo w'ibiti ndatura. Ntuye icyo gihe nabaye amafaranga 1500 kw'icyo gitoki. Baraje bene cyo baza kumenya ko ngifite. Baraje igitoki ndakibaha barakijyana. Ntabwo byoroshye rero. Ubu niki kintu yenda wumva ku mutima wawe kijya kibaho nubwo uri umugabo ngo umugabo batemba ajya mu nda ariko wariye bikomera akaza hanze n'ikintu cyo gutuma amarira amanuka neza ku maso ko wumva ko ari igihe kinega kiba cyakubanye cyinshi? Nyine ibibazo biba byabaye byinshi. Urumva bibaye byinshi ntabwo wajya gusasanga uryamye. Uremera ugakora ibishoboka byose. Ariko kugira ngo ubone ko wabona ukuramuka kwejo. Tutakomere cyane waba udukurikiye uri hose icyo ushoboye haba hari igikoma ntego turahuriza imbaraga hamwe kugira ngo bibashe kudufasha no kutworohera cyane ko umva ko hari n'ibindi byinshi cyane yenda biba bitakoroheye. Ikindi cyo nabonye hano inyuma bijyanye n'ubwiherero bwawe nabonye ubwo ubasha bunuzavugwamo bwo biriya hariya niyo mpamvu n'inzu nuko maze iminsi ntakora. Ubundi inzu ntabwo nakayiba muri ubwa mbere mba ahantu hameze gutya. Sinizavuga ko mari ukingisha n'urusyo ukabyara we. Imana izandengera ntacyo nzaba. Kandi korohereze kandi gufashe by'umwihariko nizere ko Imana agenda ibikunda bikagenda bicamo. Rero mbere ko dusoza reka dushimira abantu babanye natwe tunashimira by'umwihariko Vitali wowe ukomeje kuba intwari yo gukomera ku mwana wawe. By'umwihariko tunashimira n'abandi bagenda bagufasha buri munsi yaruguha umwenda wo kwambara aguha akagofero k'umwana haruguha isabune cyangwa se n'ikindi cyo cyose katubashimire cyane. Nawe ho dukurikiye urishaka gukora umugisha kuri uyu muvandimwe turagenda duhuza uburyo kugira ngo ahari we nawe ejo azaba aseka yishimye kuko gutabarwa nayo kwamugeraho byari byo byose hari itangiriro ry'ubuzima ararifite igisigaye n'imbaraga zo kugira ngo ukomeze kugira mukomeza muri byose bifite Imana igumugisha kandi ukomeze reka dusoreze aha ngaha byogano byacu byo nakagaruka mukomeze kugira ibihe byiza turabakunda cyane. Amahoro y'Imana akomeze kubana namwe Vitali n'amahoro y'Imana asigarane nawe n'umwana wawe turabakunda cyane. Impanuro TV ishakiro ry'amakuru yizewe.